kwihuse cyane reka tuganire ku bintu abantu bakunda gukabya igihe bari mu rukundo nyine gutyo bikaba byanamwicira umubano. Icyambere, gufata umukunzi nkaho ari uwawe burundu, ugasanga nyine ushaka kumwizirikaho, utangiye no kujya amufuhira birenze urugero, nyine ukumva yuko ubuzima bwe bumeze nkaho ushaka kuba wabuzirika. Ibyo ni bibi cyane, ni ugukabya mu rukundo. Icya kabiri, kumugenzura cyane, hahandi uvuga nti ngiye kumwibaruzaho na nimero ye, nyibaruzeho SMS zazimugeraho zinyuraho kugeza naho umushyizeho maneko inshuti ze, murumuna we cyangwa se n'abandi. Icya gatatu, kwegeza cyane bikabije cyangwa se kutamuha umwanya wo kuba wenyine, ugasanga ufite umukunzi ntushaka ko aba wenyine, ushaka nyine wumva yuko mwajya muhorana, yajya kuba hafi birenze. Ibyo ngibyo ni ugukabya urukundo. Ntuzi yuko ibyo ngibyo ni ibintu bishobora gutuma urukundo rwanyu rushobora kutarurangira vuba, igihe gito, 100%. Igihe cyacyo cyose ushobora guhita rurangira kubera ko iyo abantu babonana buri kanya bararambira. Icya kane, kwiseza ibintu byinshi utazabasha gusohoza, ugasanga umukunzi wawe buri kantu kose urakemera mu rwego rwo kumufuhira ngo atazagakura ahandi, ugasanga ibyo byose wabyiyemeje utazabasha kubisoza. Ibyo ni ugukabya urukundo ko ibyo uzabasha kuba washobora. Icya gatanu, kwigira nk'utarakosa na rimwe, ugasanga buri munsi niwe muntu ushaka kugaragara neza, ugasanga nyine uriyererutsa. Ibyo ngibyo ni ugukabya urukundo kugeza ahandi bishobora gutuma urukundo rwanyu rwakangirika. Icya gatandatu, itumanaho ryiza cyangwa se kubura communication hagati y'umubano wanyu. Ngo umuze itumanaho bituma urukundo rwanyu rwakangirika. Ni ugukabya nyine, ugasanga niba guhamagaye ndarankunda kamureke nintamufata n'ahandi. Ibyo ni ugukabya urukundo. Ntutsa gukora subscribe.